Niba uri umuntu uri gupanga kuza ibirayi, reka nkubwire ibintu ugomba kwimenyereza kugira ngo bizakorohere nugera inaha. Ikintu cya mbere, imenyereze guseka. Inaha mu kintu icyo ari cyo cyose uko byagenda kose, iyo uhuye n'umuntu ugomba guseka. Apana iyo uhuye n'umuntu, uwo muhuje amaso wese ugomba guseka. Apana guseka cyane ariko kumwenyura kwa ugomba kwerekana amenyo. Iyo utayerekanye nyine babona yuko uri umuntu uri shy nyine ugira isoni yuko nyine udakwiriye gukora ibintu biguhuza n'abantu nyine kwa nkaho nyine utari umuntu mwiza. So niba ugiye gusaba serivisi, niba uhuye n'umuntu mu gitondo, niba ugiye iki, ibintu byose ugomba guhita useka ukamwenyura. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri, ugomba kumenya gukoresha amafaranga yawe neza. Nk'iyo uri mu Rwanda, amafaranga yawe ushobora kuyakoresha uko ushatse, ukavuga ati wenda nashira nzaguza inshuti yanjye, cyangwa se bizagenda gute, nzirwariza gutya, nzajya gusura nde. Inaha ntabwo ariko bigenda. Ugomba kumenya gukoresha amafaranga yawe neza wahembwe, ukayabarira ku kwezi, ukavuga ati amafaranga nzayakoresha bino, nzayakoresha bino mpaka ukwezi gushize. Kuko iyo utabikoze gutyo amafaranga akagushirana, ntabwo ubona umuntu uguza, ntabwo ubona aho ujya ngo wenda uzagenda munsi y'urugo usorome nk'imboga wahinze, cyangwa se ngo uzagenda ujye gusura nk'inshuti yawe, bizakugora. So ni ngombwa yuko ukoresha amafaranga yawe neza kugira ngo ibintu bizagende neza. Ikindi kintu cya gatatu, imenyereze gukora ibintu vuba vuba. Niba uri kugenda, genda wihuta. Niba uri gukora ibintu runaka, uri gukoropa, ukoropa vuba vuba. Niba uri kurya, rya vuba. Niba uri ibintu byose nyine ukoze, kugira ngo ujya gusaba akazi ntibazakwirukane babona yuko uri nk'umunebwe, cyangwa se uri umuntu nyine ugenda wikurura. So ni ngombwa rero kuba ubyimenyereza kugira ngo uzaze byarakugiyemo. Ikindi kintu, iga gukoresha Google Map. Google Map ni ikintu cy'ingenzi cya mbere inaha, kubera yuko kugira umenye aho uri bugiye, kugira umenye bisi uri bufate, kugira umenye niba uri bufate train cyangwa se uri bufate ibintu byitwa metro cyangwa tram, ni Google Map ibikubwira. So ugomba kumenya, nk'ubu ugatangira niba uri mu Rwanda ukavuga ati niba ugiye nko mu mujyi ukoreshe Google Map, niba ugiye nk'i Remera ukoreshe Google Map, umenye ukuntu ikora, kubera yuko inaha nuhagera uzakenera Google Map cyane kugira ngo ukore ibintu byose. So ikindi kintu, imenyereze kubahiriza isaha. Imenyereze kubahiriza isaha. Niba ufite gahunda ya saa tanu, umenya yuko ari saa tanu. Iyo urengejeho iminota usanga ibintu bitabyifunga gutya. Niba bisi bavuga yuko iri buze saa tanu n'iminota itanu, ubwira saa tanu n'iminota itanu, nurenza urasanga yagiye. Niba baguhaye appointment ya saa saba, ni saa saba zuzuye, nuzirenza urasanga byarangiye kandi ntabwo muri bunegoshye. Niba botike ifunga saa tatu, ni saa tatu, nuhagera na saa tatu n'umunota umwe ntibari bwemere ko winjira. So ubwo bivuze nyine ngo ni uko nguko. So rero ugomba kubahiriza igihe. Niba ukiri mu Rwanda, byitoze. Niba ufite gahunda, niba ufite gahunda n'inshuti yawe, ikakubwira iti tuzahure saa munani ujye ugenda uhagere mbere y'iminota itanu, uhagere saa saba na mirongo itanu n'itanu. Ubu ubyimenyereza uzajya kuhagera byarakunze. Ikindi kintu, menya kwikorera ibintu. Tuvuge niba ukenera gusiga inzara, umenye ukuntu bazisiga. Niba uri umuhungu, menya guteka. Niba uri umukobwa, menya uvuge ati wenda nzajya menya kwitera lashes, nzajya menya kwisuka. Niba uri umuhungu, uvuga ati ngomba kumenya kwiyogosha. Utuntu twose umuntu akenera, kubera yuko nugera inaha uzabona yuko ibintu bihenze, hanyuma ujye uvuga ati se aya mafaranga ndayatanga. Noneho ikindi, kubera amafaranga y'inaha, iyo ukihagera uba uri gutekereza, uba wirirwa uvunjavunja. Tuvuge nk'ikintu niba gikora nk'amayero nk'atanu, ugahita uvuga ati amayero atanu, ugahita uvuga ati ndani nk'ibihumbi 12 by'u Rwanda. Wasanga wenda ukayabona ugiye nko kugura nk'ikintu mu Rwanda kigura nk'igihumbi, ukabona ugiye kukigura amayero atanu, wavunja amayero atanu ukabona ni nk'ibihumbi 12, ugahita uvuga ati ye, ntabwo nshobora kubikora. Tuvuge niba uri nk'umukobwa usanzwe wisiga inzara 15 wenda i Kigali, hanyuma nugera inaha uzasanga ari amayero 35. Uhita uvuga ati ngiye kwishyura amayero 35, nuyavunja mu manyarwanda ubone ni ibihumbi 70 cyangwa 80. Uvuga ati ndisiga inzara z'ibihumbi 80, ubone ntiwabikora, bitume utaraba ukigiye muri salo. Ubwo rero nawe utakigiye muri salo wenda urabusa nabi. So niyo mpamvu ugomba kwimenyereza gukora utuntu nk'utwo ngutwo twose ku buryo uzajya utwikorera, kuko bizakugora guhita wumva yuko waspendinga ayo mafaranga kuri ibyo bintu runaka. Ikintu cya gatandatu, menya kwibana, ndetse niba uri nawe wenyine wishimire kuba uri umwe, kubera yuko inaha bizakugora kubona umuntu
saa sita muri kugendana, nimugoroba muri kugendana, uwo mwasohokanye, kuko akenshi abantu b'inaha buri wese agomba gukora, bigomba kugenda gute, si nka kwa kundi mu Rwanda abantu bashobora kubaho batari gukora bakamara igihe nyine bafite umwanya mwinshi. Hano rero buri muntu wese aba afite nka sikeja, rero kuvuga ati ngo uzajya ubona umuntu ngo mwajyanye muri birthday, ngo mwajyanye ngo muri iki, mwajyanye muri ibi, bizakugora. So menya kwibana, uvuga ati niba nshaka kwisohokana ndisohokana ndi umwe kandi ubyenjoyinge, otherwise uzagira depression nugera inaha ukabona utangiye ibintu byose kuzajya ubyikorana, uribanye umaze ukwezi nta muntu muravugana, uzavuga ati like what is this. So niyo mpamvu ugomba kubyimenyereza ubu ngubu, ukiga kubikunda, ukiga kubyenjoyinga kugira ngo utazagira depression nyuma. Ikindi kintu umenya kwisobanura, tuvuge niba bagufatiye nko mu kintu runaka cyangwa se niba ugiye gusaba serivisi runaka, menya kwisobanura, uvuga ati ibintu byagenze gutya na gutya, nkeneye ibi ngibi, ibi byose ubishyire ku murongo ku buryo umuntu uri kubibwira abyumva neza, otherwise bazajya bakurenganya cyangwa se nutangira kudidimanga bahita bakuvaho nyine bakajya nko ku wundi muntu ku buryo utaha ibintu byawe nyine batabigukoreye. So ni ngombwa yuko ugomba kumenya kwisobanura. Si ikintu cya nyuma nakubwira mbere y'uko uza, banza umenye ibihe icyo gihugu kirimo. Niba ari ibihe by'izuba uvuga ati ngiye gutwara imyenda y'igihe cy'izuba, niba ari igihe cy'ubukonje uvuga ati ngiye gutwara imyenda y'igihe cy'ubukonje, kubera yuko inaha niba ari ubushyuhe, ubushyuhe ni 100%, ni rya zuba rimwe ry'izuba. Niba ari igihe cy'ubukonje ni ubukonje bwa bundi bw'ubutita. So ugomba kumenya imyenda uri buzane. Tuvuge nk'ubu ngubu ni mu gihe cy'ubushyuhe, harashyushye, turi kuri temperature ya 35, ni nyinshi ku buryo n'aka gakanzu nambaye kameze gutya koroshye kanshyuhiye cyane. So ni ngombwa yuko rero umenya imyenda ugomba kuzana. So mwakoze kureba ino video, niba mukunda content yanjye mwibuke gusubscribinga, mufollowinge kuri TikTok ndetse na Instagram, hose ni Deborah Nyibe. Ikindi ku bantu bakunda kureba amafilm, na postinze amafilm imbere mu mavideo abanza, mugende muyarebe, harimo abakinnyi mukunda bo mu Rwanda nk'Intare y'Ingore n'abandi benshi bagiye batandukanye mwakunze mu mafilime nyarwanda. So bye.